umwana witwa Rugamba mwahuriye hehe, yaje mu buzima bwanyu gute? ni umwana watoraguwe mu mirambo, abantu bishwe. Mpatambutse mbona agahinja. Wamwise nde? Rugamba Gift Ruwe. Kubera iki ayo mazina? Ubu se Rugamba wawe nta n'akanunu nta n'icyezezi cyaho yaba yarakomotse? Ntabwo yigeze ansuzugura, ntiyigeze antuka kugeza ubu angana kuriya. Nanjye mbibonamo igitangaza cy'Imana pe. Kunama TV. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, ubwo u Rwanda rwacuraga imiborogo, abatutsi barimo bahigwa bicwa urw'agashinyaguro, ahantu hose wasangaga mu gihugu ari imirambo, ari imiborogo, ari umunuko, imbwa zirya abantu. Umututsi ahari wese nta mahoro afite, ari ngombwa ko yihisha, uwo bidahiriye bamufata bakamwica. Muri abo bapfaga rero hari imyitwarire yagiye iranga abantu, ababica ndetse n'ababarebera ubwo bapfaga, yabaga ari imyitwarire idasanzwe. Uyu munsi nifuje kuganira n'umuntu wagize imyitwarire idasanzwe muri ibyo bihe bikomeye. Mwabibonye twahoze tuganira na Rugamba. Hari umuntu rero watumye Rugamba abaho, ubwo abandi basaga impinja bakazisonga bakazica. Hari umubyeyi we wakoze ibidasanzwe, hari umubyeyi wakoze ibinyuranye n'ibyari bimaze kumenyerwa. Umubyeyi rero turi kumwe, ndagira ngo atangire atwibwira. Nitwa Monica Mukandori. Yego, Monica Mukandori. Monica Mukandori rero twifuje kumenya, hari umwana twamenye amakuru dusanga mufitanye isano, umwana witwa Rugamba. Umwana witwa Rugamba mwahuriye hehe, yaje mu buzima bwanyu gute? Umwana witwa Rugamba dufitanye isano isumbi y'amaraso. Ni umwana watoraguwe mu mirambo, abantu bishwe. Mpatambutse mbona agahinja ari kazima, tugakuramo kari agahinja cyane, turagatwara. Ugereranyije yari afite nk'amezi angahe? Wabonaga yaravutse muri uko kwezi kuko yari agifite umusatsi wo mu nda, ari agahinja gasa kwa kundi agahinja kamaze iminsi kavutse gasa. Wabonaga katararenza nk'ukwezi ko yari afite umusatsi wo mu nda. Yego. Ese uribuka ahantu wamukuye? Umukecuru twakubitanye amuzanye yavuze ko yamutoye mu nsheza hagati ya Bisesero, gutya muri aka gace k'iyi ruguru hagati ya Bisesero na Ngoma, ariko nawe atabisobanura neza, ariko atubwira ko amukuye mu mirambo. Avuga ko adashoboye kumuheka. Nubwo rero umwana mufata gutyo. Abo umwana wanjye ndamuheka, tumwogosha umusatsi wo mu nda, kubera ko atarazi izina tumwita izina. Ariya mazina ni wowe yamwise? Yego. Wamwise nde? Rugamba Gift Ruwe. Rugamba Gift Ruwe. Kubera iki ayo mazina? Rugamba narifatiye kumva ko umwana avuye mu rugamba rukomeye, kandi ubugingo bwe burarokotse. Ni urugamba, ni Rugamba. Noneho na Rugamba Sipiriyani twumvaga ibigwi bye, nkumva umwana yakwerekera muri icyo cyerekezo. Rugamba ntago nari ntazatsimburwe rwose, agatsinda urugamba. Gift ni impano, don de Dieu, impano y'Imana. Nayo mazina nagendeyeho, naho irya Ruwe ryaje tugiye kumubatirisha. Yego, Gift impano y'Imana.
Rugamba bitewe n'icyo mwifuza. yego n'ayo mazina namuhaye, ndamurera mfatanyije, ngira amahirwe kiliziya iramfasha, kuko icyo gihe kugira ngo umuntu abone igitunga uruhinja rutonse cyari ikindi, abapadiri baramfasha, dushyiraho uruferina hano ya paruwase, impinja nyinshi tuzihurizamo, ariko niwe wari agahinja gato cyane, abandi barakambakambaga, abandi bagenda. Abapadiri rero baramfasha, tubona noneho abize nutrition inyuma muri 1995 tugakora ariya mata ya keremu, tugafata n'amavuta ya usa, tukabikora ku buryo havamo amata y'uruhinja, tukabikora tukaturira abo bana, nawe arimo cyane. Bigezeho tubona ubushobozi buri kwanga, dutabaza umupadiri adusabira amata y'impinja, umwana tumurera gutyo, ndamurera kugeza ubwo ageze ku gikoma. Icyo gihe no kurya agize amezi 6 byari byoroshye, kumurera byari binyoroheye, nta kibazo nongeye kugira, nta n'ubwo nongeye gusaba ubwo bufasha. Twamuhaye igikoma, muha ibiryo, umwana azamuka gutyo. Ngira Imana, abazungu bansuye baravuga ngo impinja zirapfa cyane, ngo njye nakoresheje iki kugira ngo uruhinja rwanjye rube rukiriho. Ndababwira ngo ni Imana yamurinze, yaramurinze, imurinda muri biriya bitero, avamo ararokoka, n'ubu iracyamurinze. Niyo ntabwo ari ubushobozi bwanjye, nta nubwo ari ububasha bwanjye. Umuntu yakwibaza uburyo muri biriya bihe abantu bitwa ko ari abatutsi, muri kiriya gihe abantu bose ntibabashaga, batereranaga, bumvaga nta n'uwaza mu buzima bwawe, kuko n'ubundi yashobora kugukururira ibibazo, wenda bitewe n'abicanyi bamenye yuko umufite wowe imbaraga zo kumva ko ugiye gutwara urwo ruhinja ukarutwara mu rugo iwanyu, zavuye he? Byari bitewe n'iki? Rero sibye Imana yo mu ijuru yankomeje, nta kintu, nta muntu natinye, nta no kumva ngo bari bumbaze. Nafashe uruhinja ndaruheka, barampekesha uruhinja rwanjye, ndaruheka ndamutwikira, umwana murera gutyo. N'uwambazaga naramubwiraga ngo uyu mwana ni uw'Imana, nta kindi. Imbaraga rero nazikomoye ku Mana ishobora byose, kuko niyo yatumye mfata uruhinja ndaruheka, uruhinja rumeze gutyo, nta konsa, nta mashereka umuntu afite, ntaki. ariko naravugaga ngo kuko Imana kuba arokotse ruriya rugamba azabaho. Ubuzima bwo kumufata umujyanye iwanyu, uri umukobwa nawe, urumva ntago abanyarwanda bo muri iriya myaka babaga bishyiramo ko umukobwa n'ubundi azagenda nta rugo afite aho, kandi n'umwana w'umuhungu, ubwo ntago byigeze biba ikibazo mu muryango waho umuzanye? Maybe ikibazo n'ubundi n'umuntu aba ikibazo mu muryango, hari imiryango igira, ariko naramujyanye. Ubwo njya mu rugo ntago namujyanye na wenyine, ahubwo namujyanye mfite n'abandi, kuko uruferina Musenyeri Karibushi ataritaba Imana, avuye iyo bari baragiye, yaraje asanga dufite uruferina hano, kandi hari uruferina no ku Nyundo. Avuga ko nta uruferina ebyiri muri diyoseze. Abana rero ahitamo kubimura ngo bose bajye ku Nyundo, ariko badusaba ko umuntu wumva afite umutima w'ubumuntu, umutima w'impuhwe, yagira abana afata akajya kubarerera mu muryango. Njyewe naravuze ngo uwo mperaho ni urwo ruhinja rwanjye, muheraho mfata n'undi w'umukobwa, ariko we wisumbuye, wari ufite imyaka 4, bose ndabarera. Mbanza kuba ndi ahantu hagenyine kugira ngo mbanze ntuze mbyakire, mbanze nirerera abana. Noneho ariko hadashize igihe
mba ntereta mama, ndagenda ntereta mama. Ni umukecuru wagize imyaka 105. ndamubwira nti ko mfite abana, mba mbonye n'undi wa gatatu w'umukobwa, ko mfite abana, njye ukwanjye cyangwa nze tubarerere hano mu rugo. arambwira ati ngwino nta kibazo, abana ndabajyana. Ariko famiye ntiyabyakiye neza kuko yaravuze ngo nzanye abazungura, nzanye abazabazungura, ubwo ndi gushaka amasambu byinshi. Noneho bakabishyira no mu umukecuru ariko akabimbwira, ariko turabyakira tubibamo gutyo, mbibamo gutyo. Abana mbacira inshuro, ndakomeza ndarwana. Umukobwa ariga, niwe wari mukuru, ariga aranarangiza, ubu ari mu babikira, yihaye Imana, ari hanze. we yamenye umuryango ukomokamo? We yarawumenye ariko n'ubundi dusanga se na nyina nta n'umwe, nabo baragiye ariko bo ntibishwe na jenoside. ubwo rero abandi ndabagumana, mugumana gutyo, turazamuka mu bibazo byose, mu ngorane zose turazisimbuka. Mbona ni umva, najya nkamureba ngaseka, nareba n'ukuntu kanganaga gutya, nkishima cyane. Ni ibyishimo rero, n'ubwo ingorane zitabura, n'abavukana barashwana mu muryango kubera iby'amasambu n'iki, ariko ubwo njye nabihosheje mbabwira ngo byanga bikunda ntabwo umuntu atura mu isambu ya se na nyina. Byanga bikunda umuntu afite ubuzima bwo kubaho kandi akabaho ashaka muri iki gihugu. Bandekera abana, njyewe ninjye uko bazabaho n'aho bazatura n'ikibatunga. Nta byabo tuzakora, nta n'ibyabo tuzafata, kandi koko niko byagenze. Bampa amahoro gutyo rero. Ubu se Rugamba wawe nta n'akanunu, nta n'icyezezi cy'aho yaba yarakomotse? Oya, kuko agize imyaka 6 nibwo nagiye mu buyobozi, kuko namwandikishaga mbere bakambwira ngo hoya, reka imiryango umuntu abanza ashakisha umuryango. Turashakisha, barambwira ngo nagira imyaka 6 ntaramenya inkomoko, umwana nzamwiyandikisheho n'impano yanjye. ubwo n'impano Imana izaba yarampaye. Ikintu nakoze nubwo agize, nashakishije no mu Bisesero, nkajya mbaza abo bavandimwe, barambwira bati kuko umwana wari uvutse icyo gihe twamenya ari uwande, keretse yaza kuba ari mukuru nibwo yenda twari kumenya nuwo kwa Nyanaka, avuga ati wacu haraha. Ubwo rero umwana ni impano yawe, umwana wawe. Njya mu buyobozi rero ndabibatekerereza, barangije umwana bahita bamunyandikaho kugira ngo umwana agire aho abarizwa, azajye mu ishuri afite imyirondoro. Nuko rero yanyanditsweho kugeza ubu nta kanunu nzi. None se waba waragize amahirwe yo kwicara ukabiganira n'umuhungu wawe? Buriya yego, yarabizi, ariko ndavuga uko wamubonye, kuko we amakuru afite ni uko bamukuye hano ku Kiliziya, mu gihe wowe utubwira uti ni hagati ya Bisesero na za Mubuga. naho we kubera n'ihungabana ababitarabizi, ariko ajya yumva akavuga ngo ntibanguye mu Kiliziya nyine, kubera uko abandi bana bagenda babivuga n'uko yumva. Ariko namubwiye, arabizi kuko ari na mutoya. Icyo gihe yigeze kumbwira ngo ariko mama, harya ngo mwarantoye ngo mu gihuru. Oya, ntabwo ari mu gihuru, twagukuye ahubwo aho abantu bari babishe, wowe uri muzima. None se ngo ubu ntabwo uzi iwacu? Ntabwo nzi. Noneho umunsi umwe ari kwiga hano kuri 9, haza umusirikari ngo yinjirayo, agenda abaza ngo uwitwa Rugamba, kubera hari ba Rugamba babiri, hari uwahariya hepfo ku Mubuga,
hari n'uyu bamusohoreye urugamba wo kumubuga arahakana ngo si we ashaka ngo ashaka uyu yasohotse ngo amurebye abona ntamuzi arangije ngo abona afite pistori aravuga ati uyu muntu ngo aramubwira ngo ndi mukuru wawe ngo uba mu gisirikari ngo narinje kukujyana ngo kugira ngo ujye kuba wundi ngo kanyokwa ko ngako ko kagutoraguye byinshi amagambo ameze gutyo umwana aho kugira ngo agume mu ishuri atoroka ikigo azamuka ku murenge hariya asa n'uwerekeza mu Bisesero ariko aza gukata zimuhira mubaze gutashya igihe kitageze ambwira ayo mateka ndangije mpita mpamagara ku kigo bimeze bite umusirikari yinjira mu kigo gute kuza gutya na gutya cyakora ni matera aravuga ngo yamubonye uwo musirikari ariko ntiyarazi ikimugenza n'ibiki byose mbabwira uko ibintu bimeze kugeza ubwo umwana yanze no kwiga hano ati ntago nzasubira kuhiga ati barashaka kunyica ese ushaka iki ushaka kwiga boarding icyo gihe musabira igishyita aba ariho ajya kwiga aratuza ariko kubera ko ubu namuhuje na Serifirote kugira ngo amufashe ibitekerezo n'umutima abantu bize sante mentale amufashe kugira ngo yakire yiyakire ubuzima yumve ko ateka abyakire mbese niko navuga ubona atabasha kubyakira ntabwo yabyakiraga na mbere wabonaga agira ihungabana ariko namufasha kuko nanjye nabyize ariko ni byiza kumuha undi kuko njyewe iyo mukomeshanyije kandi ndi mama we naranamureze gutyo ntabwo ari kimwe ntawivurira uha muganga ariko aho ahuriye na Serifirote hari icyahindutse hari n'ikiri guhinduka njye mbona bigenda bihinduka nuko bimeze hari ibintu yakoraga hari ibimenyetso wamubonanaga byatumaga umutekereza ko afite ikibazo cy'ihungabana hari ibimenyetso yakoraga nko mu gihe cyo kwibuka hari umunsi yicaye hano turi mu kwibuka kubera ko njye mba ndi gufasha ndi mu bajyanama b'ubuzima ndi no mu bajyanama b'ubuzima noneho nyuma atashye aramubwira ngo hari umuntu wamukomerekeje yavuze ikintu kitari cyiza ngo aramubwira ngo umwana niba yarageze monsiyo baba batanze ubuhamya aravuga ati ati nuko bishe abantu noneho undi ngo aravuga ngo Abatutsi ngo baragashira umwana bihita bimugira agiye kureba ndamubwira ntese iyo ndeba aho nari mpagaze ngo nirutse ndeba feri sosiyale ngo ngarutse nsanga ngo cyagiye noneho mw'iryo joro yagize tom birazamuka ariko arasakuza nyine kuri uyu muntu avuza induru arasakuza avuga ati ngabo baraje icyo gihe amahirwe nari mpari ndamufasha aratuza ariko ndamubwira ngo hagira ukubwira ijambo rigukomeretsa jya uhita umbwira noneho niba tumujyane no mu buyobozi nta mpamvu yo kuzanaho ingengabitekerezo igomba uwayikoze wese agomba kugira aho yerekezwa ntabwo ari icyaha nk'ibindi ubwo rero yabikoze inshuro zigera muri 2 ndangije mbwira Serifirote kuri ubwo bwa mbere muha ibimenyetso biba byiza ko amukurikirana kugira ngo amufashe ariko biri kuza ntabwo bimeze nk'uko mbere ntarabahuza byari bimeze bigenda biza kandi no kuganira akakubwira icyo atekereza byaraje mbere hari igihe yicaraga gusa akakureba wamubaza akavuga icyo umushubije
ariko ubu muraganira ukamubaza ese wumva mu ndoto zawe bimeze bite, utekereza iki, hakorwa iki, akakubwira. No kwiga noneho niwe wambwiraga ati njyewe nshaka kwiga iki n'iki, nicyo numva cyazamfasha. Yego, bigenda biza. Biragaragara ko wakoze umurimo utoroshye, gukura umwana mu buhinja bw'ukwezi, uyu munsi akaba ari umugabo w'imyaka 31. Birumvikana ko urugendo rutari rworoshye, ariko umuntu yakwibaza uyu munsi se ubona nk'umwana w'umuhungu wawe umaze kuba umugabo kuriya, ubona haramutse ari nk'umuntu ushobora kugufasha kugira ngo agire ubuzima bwiza, wumve ko nawe wahetse wamuherekeje yabaye umugabo, bagufasha nk'iki? Haramutse ari nk'umuntu ukurikiye iki kiganiro akavuga turiya mubyeyi ndifuza kuba namufasha mu buzima bw'uriya mwana yahetse akarera. Njyewe ndabashimira cyane kuko nakomeje kujya ntabaza. Mbere no kwiga nagendaga kubwira feri sosiyare ugasanga aranjugunyanga gutyo nkirwanaho. Ku ndunduro nibwo nabwiye perezida wa Ibuka cyakora baramfasha mu kwiga ibya mekaniko otomobile, baramfasha ariga baramurihirira. Njyewe ndongera ndabasaba ndababwira nti murabona imirimo kw'iki gihe kugira ngo umuntu abone akazi ntago byoroshye, mumfashije mukanamwubakira. Ni kuko none ndahari ariko ejo sinzi aho nzaba ndi, nshobora no gupfa, kandi mfuye umwana wanjye sinzi uko byazagenda nyuma yaho. Baranyemerera ubu bari kumwubakira. Njyewe rero ikintu numva nasaba, njyewe icyo nsaba kumfasha ni umwana wanjye wo gufashwa. Njyewe icyo navuga ko imbaraga aho icyo nashoboraga kumuha narakimuhaye. Najyaga nabimubwira nkamubwira nti icyo uzansaba ngifite nzakiguha, icyo ntazaguha uzamenye ko ntagifite. Rero icyo nasaba ni uko yabona habonetse ubushobozi, kaboneka imyuga yindi agakomeza akayiga, akazagira umwuga umuha ashobora kurangiza akabona akazi, nawe akagira ubuzima buzima, akajya abone n'ifaranga rimufasha, kuko na hariya azaba ari kubakirwa, ariko kuhaba nabyo nta gasambu afite, nta n'isambu. Naramubwiye nti njye nakubonera n'ikivi, kuko no kugira ngo abone ikibanza nagurishije aho nari mfite. Kuko bambwiraga bati nta muntu wubakirwa kw'iki gihe atiguriye ikibanza ngo akerekane, ntawe ugihabwa ikibanza. Nagurishije aho nari mfite mugurira ikibanza. Ndavuga rero nti namubonera n'akabiyenda ko guhingamo utujumba cyangwa se utwumbati, ariko se icyo cyazamubeshaho ubuzima buri imbere? ntabwo ari ibirambye. Ntabwo ari ibirambye. Byibuze uwamfasha akamubonera ikirambye cyazamufasha kikamuteza, akazaba umugabo nawe mu rugo rwe, ariko afite ikintu kimufasha, ashobora kubonaho ikimwunganira mu rugo. Nicyo navuga, nicyo nasaba. Ntago nasaba ibigize bindi, ntago ari njye wakwisabira, kuko njye numva umwana agize ubuzima buzima, akabona umwuga wamufasha kubona ikimubeshaho kimutunga umunsi ku munsi, pe nashimira Imana kurushaho. Naranayishimiye ariko nayishimira kurushaho, kandi namwe nabashimira kurushaho. Urakoze nawe. Hari ubwo umuntu yakwibaza ngo ese abana nk'abo ngabo ko bakunze kugira imyitwarire igoye mu buzima, imikurire yiwe wabonaga imeze gute, yagenze ite? Wabonaga akura nk'abandi bana? Yakuze nk'abandi bana, ahubwo njye n'abaturanyi cyangwa abandi babyeyi barambazaga ngo ariko abana bawe wowe bigenze ute, ko abacu batunaniye twirirwa ngurwo. Nta mwana ukura ataruhije ababyeyi, ariko ntago abana banjye banduhije
ngo ngiye kwirirwa ndira ku musozi, ngo ngiye kuyaga ku musozi. Oya, umwana wanjye yakuze neza, njya mubwira ntuzi ukuntu ukiri muto wadusetsaga. Bakabyina bagatera indirimbo bakabyina, uwo mukobwa mukuru akabashyira hariya akabigisha akabagira inama ati dore yaraturuhanye yaratuvunikiye twe kuzamubabaza. Ariko ukosheje akanakosorwa, nta mwana udakosa. Impamvu nkibajije ni uko usanga abana batagize amahirwe yo kurererwa mu muryango wabo kamere ngo bahure na ba nyirasenge ba nyina wabo n'abandi. Hari igihe usanga birevolta bakaba bagaragaza imyitwarire yo ku nabyita ngo ikire yo kwigira ibyigenge, ukabona rwose biragoye ko wabona imyitwarire yiwe yabaye myiza. Ariko umwana wawe umurebye tunaganira, nanjye naramukurikiranye, ubona atuje cyane, ubona ari umwana ufite ikinyabupfura. Ntago yigeze ansuzugura pe, ntago yigeze ansuzugura. N'uwo mukecuru niyasitaye yirahira mukecuru, arasitara ati mukecuru, ati yampaye nka mukecuru, noneho njye ngaseka. Ntabwo yigeze ansuzugura, ntiyigeze antuka kugeza ubu angana kuriya. Nanjye mbibonamo igitangaza cy'Imana pe. Najyaga ngenda gusenga nkabwira Yezu nti umbabarira abana banjye, uza ubashyire ku murongo. Sinzajye ku musozi ngo ndire nyage ngire nte. Oya, uko nabafashe kuriya bansekera ngo nzanye babazungura nzanye. Oya, ntabwo yigeze ansuzugura, ntigeze ananuka. Buriya niyo muhamagaye aho ari aranyitaba akambwira ati ndahana, namubwira nti duhurira tukahahurira. Ntabwo oya, ntabwo yigeze agira imico mibi. Murabyumva rero mwe mukurikiye iki kiganiro, Rugamba ni umwana mwiza, ni umusore rwose ubona ufite uburere, ni umusore w'imfura. Ushobora kuba waba ufite aho wamwerekeza, bimwe n'umubyeyi yavuga ati uwamuha akazi, uwamuha uko abona ubundi buzima. Birashoboka ko nawe rero waba ufite aho wamwerekeza ukamubera umubyeyi nk'uko n'uyu yamubereye umubyeyi. Ni umwana utagutenguha, ni umwana ufite ikinyabupfura, ni umwana ubona rwose ari umwana waha icyerekezo kandi akagera ku ho wifuza ko agera. Rero nagira ngo nanone nkubaze, ese mu by'ukuri ubwo buzima wahariye abandi bana, we waba waragize Imana nawe yo kugira umwana wawe mu maraso yawe? Nta mwana mfite mu maraso yanjye, abo bose ni abana tudafitanye isano, dufitanye isano isumbiye amaraso. Hari n'abandi, hari uwiga i Rwamagana bageze mu wa 5 segonderi. Byabaye amahitamo yawe cyangwa ni umuhamagaro wundi? Numvise ari wo muhamagaro wanjye, kandi mpitamo no kwiha Imana ndi iwacu kugira ngo nshobore kurera abo bana badafite kirera, badafite kirengera, badafite uko bameze, mbarere mu bushobozi mfite nshoboye kubona Imana yampaye, kandi mbarere gikirisi. Uruwihaye Imana muihe bavuga congregation communauté, bavuga ndi muri Institut Séculier Caritas Christ, urukundo rwa Kristo. Ndi mu muryango w'urukundo rwa Kristo. Umuryango w'urukundo rwa Kristo. Byumvikana neza impamvu narimbaje kino kibazo. Umuntu ashobora kwibaza, se umubyeyi wareze Rugamba akamurera nyine atamuzi, yamubonye ari uruhinja, ese ubwo uwo bashakanye ntiyaba byaramugoye? Oya, mwabyumvise, we n'uwihaye Imana nubwo aba mu muryango. Turagushimira cyane rero, ngira ngo uyu murimo wakoze ni umurimo buri muntu wese yabona ko ari umurimo udasanzwe, kuko benshi ntibabishoboye. Nyagasani akomeze aguhe umugisha muri urwo rukundo wagaragarije umwana we yirokoreye. Ni ibintu bidasanzwe, nitwongera gukenera kubagisha inama cyangwa se kuganira namwe tuzababwira. Mwakoze cyane. Wumva afite icyo yifuza kubwira uyu mubyeyi, yaca kuri nimero ya telefone muza kubona munsi y'ikiganiro, nkabahuza nawe. Mushobora no kuba mwifuza kugira ubufasha mumuha, kuko n'ubuzima urumva yaciyemo bwamutwaye byinshi, ku buryo nawe intege ntabwo ari nyinshi. Umuntu uri mu cyaro cyo ku Mubuga
uramutse ufite icyo ushobora kumufasha wamufasha. Murakoze cyane. murakoze. Niko Rugamba, hari wahoze wibaza uti ntabwo ndamenya neza nanjye aho bantoye, none nakubajije niba warabajije umubyeyi wawe, waravuga uti ndakeka ko ari hano ku kiliziya. Mukecuru waba warigeze ubimubaza? Bimubaza arangije arambwira nyine nta makuru abifiteho. Ese uyu mubyeyi wamuguhaye aracyariho? kari agakecuru karapfuye. Ikibazo, hari ikintu wifuza kubwira umubyeyi wawe? Nyine ngewe icyo namubaza makeya nyine, wenda aramutse afite amakuru ya nyayo, wenda y'ahantu yaba yarankuye, wenda yabidusangiza nyine nk'umuryango mugari, ubundi tukabasha gushakisha amakuru y'ahantu wenda naba nkomoka. Ayo yaraguhaye no kuri kamera yatanze, wenda mu kiganiro nawe uzabibona, sibyo? Ariko mba ndi kwibaza ahubwo wavuga uti jyewe mu buzima hari mba numva icyo nakora cyose nakwifuza kuba namushimira. Ari ngo umwanya wo kuba wabikora imbere ya kamera. Jyewe rwose pe, uyu mukecuru bose respect for you, kuri we rwose ndamwubaha, nawe arabizi. Kuri we nawe arabizi neza yuko nta kintu cyamuhungabanya mpari, nta n'umuntu wanamutinyuka turi kumwe. Ubwanjye ndamwubaha kandi nawe arankunda, ndabizi. Ngenda mushimira kuba mfite ubuzima niwe. Kuba n'ubu ngubu nkihumeka ni uko ariho nanjye, kandi nkaba ndiho. Ibintu by'ibanze byose yaramfashije mu buzima, ko kuba yaramfashije ndamushimira. Njyewe ukuri ndamushimira. Murakoze cyane. Abakurikiye ikiganiro rero mwumviye amateka ya Rugamba n'umubyeyi wiwe. Igihe cyose mwakumva namwe mukeneye kugira ibyo mumenya kuri Rugamba, twazabafasha tukabahuza. Rugamba akeneye kwiga imyuga akayiminuza kugira ngo abone akazi keza. Rugamba akeneye kubaho kuko murumva ko kuko adafite umuryango aho akomoka, nta gasambu, ntago yazunguye nk'abandi banyarwanda. Ni umuntu uraho uhagaze gutyo n'umubyeyi we hano. Turamutse rero tubaye imfura nk'abanyarwanda, ntitwabura uburyo tumubera umuryango mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ntagire icyo yifuza kandi yararokotse, igihugu kikamukunda. Ndibaza ko n'ubuyobozi, umuyobozi wakurikira iki kiganiro afite ubushobozi bwo kugira icyo yamumarira kirenze ibyo bamukorera, kuko yabyivugiye. Farije Minubumwe bagiye bagerageza kumuha iby'ibanze baha n'abandi bacitse ku icumu, yaba ari kumurira amashuri, yaba no kuba barimo bamwubakira inzu. Urumva ko igihugu cyo cyamuhaye ibiri rusange baha n'abandi bacitse ku icumu, ariko wenda kuko afite amateka y'umwihariko. Wowe ukurikira kino kiganiro ushobora kuba wareba n'ikindi kintu nanone wumva cyafasha uno mwana. Ndamwita umwana kuko wenda ndamuruta, ariko aracyari mu biganza by'igihugu, aracyari mu biganza by'ababyeyi, kugira ngo nawe agire ifatizo, agire ishyikizo, agire icyo ashobora gushingiraho atera intambwe. Murakoze. Naho ubutaha nimwongera kugira ikindi kintu nanone mukenera ko tumubaza, mwatubwira, mwaca muri comment, mwaca hasi mukandika munsi, mukavuga ibibazo mwibaza ku buzima bwe. Hanyuma nimero zanjye ziraho ngaho kuri iyo telefone yawe uri mureberaho, cyangwa iyo mashine twabahuza tukabaha amakuru mukagera kuri Rugamba. Niba utarakora subscribe kuri uru rubuga rwacu rwa Inama TV, nicyo gihe cyo kubikora, kandi iki kiganiro gisangiza abandi, kugira ngo uno mwana, uyu musore agire amahirwe nawe yo kugira umuryango. Murakoze cyane. Pasika nziza, ibihe byiza aho muri hose. Kunama TV, yeah.